Nshuti mudukunda abakunzi ba Indirimbo Nshya TV, turabasuje mu izina rya Yesu. Imana ibishimire, Imana ibarebe neza, Imana ibagirire neza, ibakomeze kandi ibahe umugisha. Tubashuhuje aho muri hose mu mpande enye z'isi, aho mudukurikira muri, waba uri mu kazi, waba urwaye, uri mu rugo, waba uri mu muhanda ugenda cyangwa se no mu modoka n'ahandi hose hashoboka, ugafungura icano Indirimbo Nshya. Turagushuje kandi tukwifurije ibyiza gusa bikomoka ku Mana yacu. Dukomeje gahunda yo kubagezaho ibiganiro byiza bisukuye. Uyu munsi rero twabatumiriye abashyitsi, baratuganirira, nta bandi nta baririmbyi, nibo dukunze kwibandaho cyane. Baratuganirira, baratubwira amavu n'amavuko yabo, baratubwira imikorere yabo, ibyo bagezeho, ibyo bishimira, ibyo bateganya gukora. Muri aba bashyitsi rero tubafitiye korali Patmos, mukunda muri benshi, korali imaze gukora amateka muri uyu murimo, korali ifite amajwi meza asukuye ameze neza, korali irimba mu buryo bw'ubuhanga. Tubafitiye kandi korali Ababimbuzi, korali nayo itoroshye, korali y'abagabo bakiri batoya bafite imbaraga muri uyu murimo, bayobowe n'umwuka w'Imana, bakora rwose ibikorwa bitangaje. Twabatumiriye rero umuyobozi wabo, mwene data Nzabandora Moise, aratuganira atubwira amakuru, amateka y'iyi korali, aratuvira imuzi n'umuzingo, byinshi utaruzi kuri iyo korali ugiye kubimenya. Nitwemera tukayoborwa n'umwuka, umwuka wera azatumurikira. Nitwemera tukayoborwa n'umwuka, umwuka wera azatumurikira. Azamanuka. Muri iki kiganiro kandi twabatumiriye umuhanzi ukizamuka, umuhanzi w'umujene, umukobwa w'inkumi urimo guhimbaza Yesu mu buryo budasanzwe mu ijwi ryiza cyane. Uwo nta wundi ni Ange Beterne. Muraza kumumenya rero, muraza kumenya biruseho. Aratuganira, aratubwira uko yatangiye yiyumvamo ino mpano, aratubwira ibyo amaze kugeraho n'ibyo ateganya gukora. Abo bose rero ndizera ko mubakunda. Ndabasaba rero ko mukurikira kino kiganiro, mukagihera ku itangiro mukageza mukagisoza, mwarangiza mukakilikinga, mukagisharinga, mugashyiraho komanteri, kandi mwakabyaramwe mugakora na subscribe kuri ino channel Indirimbo Nshya, kugira ngo mudutere umwete wo kunya gukorera Imana no kwamamaza inkuru nziza, maze Yesu Kristo ubwo azaze aduhe ikamba ry'ubugingo. Muri aka kanya rero reka n'abarambiye tusabe mwene data Edouard guturuka muri korali Patmos. Ese Edouard, Patmos kwaya yabonye izuba ryari? Muraho mwese, ndagira ngo mbasangize muri makeya uko Patmos yavutse. Patmos yavutse 1996, igizwe n'abanyeshuri biganye muri secondaire. Umwe muri bo uwitwa Jeannette Mwangacucu, kuko hari mugenzi wacu wari ugiye gukora ubukwe witwa Jean Ruhaya, araduhuza. Ubwo Jeannette Mwangacucu aduhuza kugira ngo tubashe kumuririmbira mu bukwe bwe. Indirimbo twaririmbye icyo gihe ni indirimbo yo muri Hymne et Louange y'igifaransa kuri page 430, ivuga ngo sur ses époux Seigneur. Iyo ndirimbo niyo nakwitwa ko ari yatangije amateka ya Patmos. Nyuma yaho rero babandi bakoze groupe baririmba mu bukwe baza kongera guhura, noneho bagerageza kwagura bashakisha n'abandi baririmbyi kugira ngo babashe gukora kwaya ihoraho. Ubwo rero hashize igihe gito nibwo haje gukorwa groupe nini, tuza kugira inama rusange. Iyo nama rusange yaje kuvamo rero bemeza izina rya Patmos Choir, niryo bahisemo kugira ngo ribe izina rya korali. Murakoze cyane.
igihugu cyiza pe twasezeraniwe. urakoze cyane mwene data Edouard kubwo kutugezaho ayo mateka ya korali Patmos. Imana ikugirire neza kandi iguhe umugisha. Reka kandi nakire mwene data Aimable Mutoza, umucuranzi w'icyamamare MC. Aimable ufite impano nyinshi ntarondorera ahangaha ngo nzirangize. Turakwakiriye muri iki kiganiro indirimbo nshya kuri chaîne Indirimbo Nshya TV. Ese Aimable, tubwire nk'umuntu w'umutoza, umuntu uba hafi ya korali cyane, tubwire gahunda mufite muri iyi minsi nizihe, gira icyo ubwira abakunzi banyu. Urakoze Jean-Luc ku kibazo cyiza ubajije cyo kumenya gahunda dufite mu minsi iri imbere. Ubundi tugira program cyangwa se ibikorwa dukora mu mezi atatu. Ukuvuga dufata ibihembwe tukabishyiramo program zitandukanye tuzubahiriza. Hakaba hari program zo kujya kuririmba mu nsengero zitandukanye, hakaba hari program zo gusura imiryango runaka, hakaba hari program zo kugira indirimbo dufata, hakaba hari program z'amarepetition, hakaba hari na program tugira z'amapicnic cyangwa se program zo gukora ibitaramo mu masale polyvalente. Ibyo byose tubishyira mu byiciro bitandukanye mu mwaka. Ariko kubera ko mu bihe byashize habaye ikibazo cya covid twese tuzi, bituma gahunda twari dufite isa n'izigabanutse, ariko twari twaratangiye indirimbo zimwe muri studio. Icyo ni cyambere dufite cyo kurangiza indirimbo zimwe twari twaratangiye kugira ngo tuzazishyire hanze. Dufite indirimbo nyinshi z'ubukwe dushaka korera album, kuko umuririmbyi wagize ubukwe muri Patmos yagize indirimbo y'umwihariko y'ubukwe bwe yahimbiwe, zimaze kuba nyinshi rero. Izo rero ndirimbo twatangiye kuzikora kugira ngo buri muntu wese azumva indirimbo ye iri kuri album. Iyo album izitwe indirimbo y'ubukwe, tuzagira izina tuzaryita, ariko iyo ni gahunda dufite. Indi gahunda dufite ni video twifuzaga gukora mbere y'iyo mu kwa kane, dusohoye nk'indirimbo ebyiri nizo turi guteganya, notamment indirimbo yanyuraho mu gihe cy'icyunamo ariko ikazanakomeza no mu bindi bihe. Hakaba n'indi ndirimbo nayo twaririmbye u Rwanda nk'igihugu cyacu, nayo mu gihe cyashe twayikoreye video ariko ntawe twashoboye kuyisoza, tukaba rero twifuza kuyisoza mbere y'uko ukwa kane kugera. Muri makeya rero urumva ko dufite activité nyinshi, ntekereza ko zizajya zigenda zibageraho uko iminsi izagenda itambuka. Murakoze cyane. Twakomeje ikiganiro cyacu. Urakoze cyane Aimable ku busobanuro bwiza uduhaye bw'imigambi n'intego mufite muri korali Patmos wenda kutugezaho muri iyi minsi. Biranejeje kandi birashimishije. Reka twegere uyu mubyeyi Uwimpuhwe Chantal, nawe umaze igihe kitari gitoya muri korali Patmos, uzi byinshi kuri korali kandi wayinambyeho nk'umuntu mukuru. Ese Uwimpuhwe Chantal, ni ikihe kintu mu bikorwa byinshi mwakoze mureba mukavuga muti turabyishimiye cyane nka korali Patmos, duteye ishema? Uwimpuhwe Chantal. Muraho, nitwa Uwimpuhwe Chantal, ndi umuririmbyi wa Patmos. Ikintu dushimisha cyane muri Patmos nk'uko mwabajije, ureba cyangwa wumva ukumva kiguteye ishema cyangwa kiragushimishije cyane. Nashaka kubanza kuvuga ko ibidushimisha ni byinshi. Byonyine kuba twarahawe impano yo kuririmba birashimishije kandi ni iby'agaciro. Guhura
mu miryango, guhura n'abo turirimbira, kumva ko dufite igice tumaze mu murimo w'Imana birashimishije cyane. Ariko igishimishije cyane kurusha ibindi niyo uhuye n'umuntu akakubwira ati namenye Imana kubera mwebwe, kubera impano mufite, kubera indirimbo mwaririmbye. Icyo nicyo kidushimisha cyane kurusha ibindi, kuko ni nayo mission cyangwa niko kazi Imana yaturaze. Yaratubwiye ngo nimugende mubwire isi yose ubutumwa bwiza. Iyo rero hari utubwiye ko ari twe twatumye amenya Imana, ari twe twatumye aruhuka mu bibazo yari afite, ari twe twatumye yongera guseka yari yarihebye, numva ari cyo gikomeye kurusha ibindi byose. Murakoze, mugire umunsi mwiza. urakoze mubyeyi Chantal kubera ubwo buhamya bwiza uduhaye, kubwo abantu benshi bakijijwe cyangwa se bazakirizwa mu ijuru kubera indirimbo zanyu. Nanjye ngire nti nongeye kubashimira ukuntu mwandirimbiye mu bukwe bwanjye 1998. Iyo ni surprise bamwe ntibabyibuka, ariko ngenda mpora mbizirikana. Imana igikomeza kuba mpera umugisha mwinshi, kandi tuzaririmbire hamwe muri Kanani yo mu ijuru. Reka tugaruke kuri Aimable. Ese mwene data Aimable, wakwibutsa abakunzi banyu channel yanyu uko yitwa? Uko kuri iki gihe umuntu asigaye ajya kuri YouTube agasanga hari abantu ba uploadinze indirimbo zitari zabo bakazishyira ku macano yabo, bityo ugasanga umuntu niba aje kuba atera inkunga ntabwo ashishoza ngo arebe ati se iyi ndirimbo iri kuyihe channel. Ndagira ngo rero Aimable wibutse abakunzi banyu channel yanyu yitwa ngo iki? Ugize neza kubaza kuri channels dukoresha cyangwa se imbuga nkoranyambaga zituranga, kuko iki gihe nibyo bigezweho, tuzabikoresha kenshi cyane nkuko n'abandi babikoresha, nkuko nawe ubikoresha. Ni platform isigenderaho. Ubwo rero twe twitwa Patmos Choir Rwanda. Urakoze. Dusoza rero iki kiganiro cyacu cyiza twagiranye na korali Patmos, nabajije umutoza Aimable, umucuranzi wa korali Patmos. Nese Aimable, ni irihe banga mukoresha kugira ngo murushe kugira abakunzi benshi, haba kuri channel zanyu, ku mbuga nkoranyambaga zanyu, haba ndetse no mu makonseri akomeye cyane mukunda gukora? Urakoze cyane Jean-Luc ku kibazo ubajije. Ikibazo wabajije cyerekeranye n'ibanga Patmos ikoresha kugira ngo ibe yabona aba viewers benshi, kuko ibyo nibyo bigezweho. Ibintu byinshi kubikorera online, ubwo kubera ko abantu batagihura cyane, ubwo utekereza ko ikintu washyize online cyabonwe n'abantu benshi. Impamvu rero yatuma dukora ikintu dutekereza ko cyazabonwa n'abantu benshi niyo kuguma kuri wa mwimerere n'ubundi twatangiranye w'abantu badukundira, uwo natwe twisangamo, uwo turirimba tukumva uraturyoheye, kandi n'ababyumva bikabaryohera, ubutumwa buratambuka, bigatuma abakunzi bahoraho kandi bakaba benshi. Si ibanga rero, kuko ibanga burya ntigihishe, ahubwo ibyo dufite nibyo dushyira hanze kandi bikagira umumaro. Ni icyo gisubizo naguha, nizere ko cyakunyuze. Reka dusoze iki kiganiro cyacu twagiranye na korali Patmos tuyishimira cyane Aimable, Chantal ndetse na Edouard. Murakoze cyane, indirimbo nshya irabashimiye cyane, kandi ntabwo dusoje ahubwo turatangiye. Ndizera ko n'ubutaha nimba kenera nzababona mukarushaho kutubwira izo ndirimbo z'ubukwe niba zizaba zasohotse, mukazazitugezaho natwe tukazitangariza abakunzi b'indirimbo nshya. Twese dufatanyirize hamwe gukora umurimo w'Imana. Imana iduhana umugisha. Wawe
byiza harangwa n'amahoro gusa. Kuririmba nzaririmba ishimwe ryawe gishobora kugenda nk'umuzanome nzatumika kuko ari wowe gusa ukwiriye ikuziteka. Haleluya, haleluya. Aha, mwamwimviye ni Ange Beterne mu ndirimbo ye nziza cyane amaze gushyira ahagaragara, iri kuri channel ye ya YouTube iri mu mazina ye ya Ange Beterne. Nyaboneka uyu mukobwa tumushyigikire, tumutere inkunga, tumutere umwete kugira ngo akorere Imana akiri mutoya, kuko ni byiza ko haboneka urubyiruko, abana bakiri batoya bazasigara bakora umurimo twatangiye, kandi natwe n'ubundi twaje dusanga abatubanjije barawutangiye. Ni byiza rero ko tumushyigikira kugira ngo iyi mpano ye ikomeze gukura. Imana imuhe umugisha. Ange Beterne, ndakwakiriye hano ku ndirimbo nshya Urisanga. murakoze cyane kunyakira ku ndirimbo nshya, nishimiye kubana namwe muri aka kanya. Ange, ikibazo cya mbere nakubaza, ese watangiye kwiyumvamo kuririmba ryari? Ukomeze unatubwira inama waha urubyiruko bagenzi bawe, abakobwa bagenzi bawe, ndetse n'icyo wumva ugomba gukora kugira ngo ukomeze muri ino nzira utazateshuka. Ikindi utubwire n'intego ufite mu minsi iri imbere. Urakoze cyane. Natangiye kwiyumvamo impano yo kuririmba kera. Kubyita impano byo sinzi, wenda nkiri umwana ntabwo nari nzi impano ngo ni iki, ntarabisobanukirwa, ariko niyizi kuba ndi umwana nkunda kuririmba, mbikora cyane mu rusengero, muri korali y'abana, uko ngenda nkura nabona kuririmba mu makorali, kugeza ubwo nyine nabumvaga ndirimba aho muri korali, cyangwa se yakumva ndi no kuririmba gutyo gusa akampa kuraje akambwira turirimba neza, ngenda nisobanukirwa gake gakeya, kugeza nanjye mfashe umwanzuro ndavuga nti nakora umurimo ku giti cyanjye, ngakora umurimo nyine nkamamaza ubutumwa bwiza. Ibanga nk'urubyiruko nyine nzakoresha kugira ngo ngume mu murimo nta rindi, si n'urubyiruko gusa, iyi ni ibanga buri wese akwiye kugendera mu mutima we, gukora umurimo nk'uyu mu gusenga. Iyo usenze icyo usabye Imana cyose irakiguha, noneho by'umwihariko uyisaba ikintu cyiza nk'iki, ufata Imana nkomeza mu murimo, nkoresha icyo ushaka mu gikoresho cyawe, iryo ni isengesho Imana idashobora gusubiza inyuma. Inzonga rero nta rindi kugira ngo nzakore umurimo w'Imana neza amahoro, ni ugusenga Imana, nisaba kumpa imbaraga kandi ndabikora, kandi ndabyizeye ko izakomeza kuzimpa. Inama rero nagira abakobwa bagenzi banjye bavuga ko nta mpano n'imwe bagira, ubundi nkurikije experience nyine maze kubona mu myaka maze ku isi, biragoye kuvuga ko nta mpano ufite, ahubwo haracyariho kwitinya kuri benshi, gutinya gutangira gusa. Ntabwo wamenya ikintu ko ugishoboye cyangwa utagishoboye utakigerageje ngo ugikore. Rero nta muntu uba udafite impano. Imana yaturemye mu buryo butandukanye, yego iduhereza n'inshingano zigiye zitandukanye, izo nshingano zihuye n'impano tugiye dufite. Rero icyo wumva ukwiye gukora, ugomba gufasha mu murimo w'iki, kwisubiza inyuma cyangwa se
wiha impamvu zindi umuntu atamenya, wowe gerageza. Ikintu nababwira nyine abakobwa bagenzi banjye, bagerageze. Ntabwo wamenya ko ikintu gishoboye cyangwa utagishoboye utakigerageje ngo ugikore. Nugikora uzabona ko ugishoboye. Ntabwo impano ziba ku rugero rimwe. Hari umuntu wenda tuvuge nk'iyo kuririmba, hari umuntu uba uririmba neza cyane, hari n'uba uringaniye, ariko uko impano yawe ingana kose ntabwo ari nto kandi yakora itandukaniro. Itorero ryacu rero riri gushyigikira ibwirizwabutumwa riciye online. Ni ikintu cyiza cyane ku bwanjye navuga, kuko twanatinze. Online, imbuga nkoranyambaga ni platform nziza cyane umuntu ashobora gukoresha akageza ubutumwa kuri benshi, navuga bitamugoye cyane. Ushobora kuba udafite ubushobozi muri aka kanya kuvuga ati reka nambuke ngende ngere mu kundi mugabane mbabwiriza ubutumwa, ariko ukoresheje imbuga nkoranyambaga ukabikora. Ni ikintu cyiza rero, tugishyiremo imbaraga. Njye nari nsanzwe nanabikora, nkoresha social media zanjye ntatangira no gukora muziki nka solo, nyine ari nkanjye umuhanzi ku giti cyanjye. Narabikoraga n'ubundi, nkaririmba nk'akavidewo nifashe na telefone, postinga kuri Instagram n'izindi social media zanjye. Ni naho abantu benshi baboneye impano, barayikunda, baranayishyigikira, kugeza ubu ngeze nyine aho ngeze. Rero ibwirizwabutumwa riciye online ni ikintu cy'ingenzi dukwiye gushyiramo imbaraga. Buri wese abigize ibye kandi byazagenda neza. Rero ikintu twakora kugira ngo views, subscribes byiyongere ku ndirimbo zacu, kurikije ukuntu bikimeze nk'urugero mu itorero biracyari hasi, ariko ibintu byose nyine biba bikeneye kwamamazwa. Ushobora kuba ubona utari kubona views nyinshi cyane kuri YouTube, ariko ufite views kuri WhatsApp yawe, ufite views kuri Instagram yawe. N'ubundi ikintu tukwiye gushyiramo imbaraga nanone ni ugukoresha za social medias. Izo social medias nituzikoresha neza, kandi nabonye zisaba nyine gushirika ubute. Uko ushirika ubute ukasharinga abantu kuri izo platforms zawe, nyine ugenda ubona abantu umunsi ku wundi. Rero nanone dushyira imbaraga kuri izo social medias, Instagram, za Twitter, dusharinga indirimbo ziri ku ma YouTube kugira ngo nazo baze bazirebe. Ikindi, ntabwo nanone izi views umuntu areba indirimbo bareba ikibwirizwa wacishije mu ndirimbo, nacyo ni uburyo bw'ivugabutumwa. Ikindi, ntabwo nyine dukwiye gusa nk'abirwanirira, kuko hari uburyo mbona dukoresha ngo twirwanirire kuri ivugabutumwa ryo dukoresheje YouTube. Oya, nabyo ni ukubisengera. Neza usenze Imana ati Mana, ndabona muri aka kanya bitewe n'ukuntu mbona situation zimeze, byanyorera kuvuga ubutumwa mbishije kuri YouTube, mfasha mpishurire nk'uburyo abantu banjye bazajya bareba cyane kuri YouTube. Nta kintu Imana yatwima, byose turi kubikora nyine n'umutima mwiza kandi kubw'umurimo wayo. Indirimbo rero nshya mfite yitwa Nkibasha. Kugeza ubu maze gushyira hanze indirimbo ebyiri. Imbere yitwaga Nyigisha, n'iyo mfite hanze yitwa Nkibasha. Zose ziri kuri YouTube channel yanjye yitwa Ange Beterne. Abakurikiye kino kiganiro baze kugenda bazirebe, ndabizi bari buzikunde, kandi nibazikunda babimbwire muri comments, bangire n'inama ibyo ushobora kubona nakosoramo. Ibyo byose ndabikeneye mu bantu banjye. Rero bagenda barebe, bakore subscribe, nabo banazisangiza n'abandi nibabona ari indirimbo kuko zikwiye gusangizwa, kandi ndabyizeye ko ari uko bimeze. Ikintu rero nabwira abakunzi banjye ni uko mbakunda nanjye kandi cyane. Bitabaye mwebwe ntabwo ugiye Ange Beterne naba ndiho, kubera ko gufata indirimbo nkayishyira kuri YouTube iri burebwe nanjye gusa, nta kintu navuga byaba bimaze.
rero ndabashimira cyane, Imana ibamugisha. Kandi ikindi nabasaba, dukomeze dufatanye mu murimo. Ushobora kuba wa mugani udafite impano yo kuririmba, ariko wenda ufite impano yo gufasha abaririmba ngo indirimbo zigere kure, niyo ni impano. Rero nabwira abakunzi kuraje ku murimo, dukomeze dufatanye, dusharinga indirimbo, kandi dukomeze dusabirane twese kugira ngo tutazagwa isari. Indirimbo maze kugera kuri channel yanjye nazivuze ni ebyiri, na channel yitwa Ange Beterne. Bigenda munyere ku rukundo, mba mbikeneye cyane, ubwo bunyuma indirimbo ebyiri ziracyari nkeya nubwo atari cyane, ariko ndi umwe mu bantu nyine bakeneye ko munyere ku rukundo, mumpa kuraje. Murakoze cyane. Haleluya, haleluya, mukobwa mwiza, ufite inama nziza. Ni ukuri amagambo uvuze ni ay'ubwenge. Urukundo turarukwereka, turaruguhata, humura. Abakunzi ba indirimbo nshya, turaje tukwereka urukundo, rurarukwiye kuko urakorera Imana kandi ntawe bitanezeza. Reka rero dukomeze ikiganiro cyacu, twakire mwene data Moyize. Ni karibu, urisanga hano ku ndirimbo nshya. Imana ihaguhera umugisha, kandi nawe tuzi ko ugira inama nziza, tuzi ko ugira ibitekerezo byiza, twiteguye kugutega amatwi. Ni karibu, Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane mwene data Jalik kuduha ikaze, kutwakira. Yesu ahimbazwe. Ni byiza cyane kutwakira ko indirimbo nshya TV. Inkomoko y'ababimbuzi 1998, amateraniro akomeye mpuzamahanga yabereye kuri satellite, icyicaro kiri Soweto muri Afurika y'Epfo, yakorwaga n'umuvugabutumwa Fils Henry. Aho rero niho hagaragaye amagurupe atandukanye y'abantu 4, 5 gutyo. Bigaragara rero ko icyo gihe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda hatari hakaboneka amatsinda nk'ayo ngayo akora umurimo mu buryo bwihariye. Naho rero inkomoko y'ababimbuzi yaturutse mu buryo bw'umwihariko. Kuba tutaririmbana n'abagore cyangwa n'abakobwa byo siko mbibona, nubwo tudahorana nabo, ariko hari indirimbo zimwe na zimwe twagiye dukora dufatanyije nabo, dufatanyije n'abo twashakanye, dufatanyije n'abamambure bacu, kandi nazo zatambutse neza. Birashoboka ko igihe cyazagera wenda nabo ubwabo tukagira abo tubana dukorana umurimo muri ubwo buryo. Ikindi nakubwira by'umwihariko ku bijyanye n'iterambere ry'umurimo, iriya style yarakunzwe, kandi style y'abagabo hari abantu benshi bayishimira, ku buryo mwivugabutumwa abantu bose si ngombwa ngo baririmbe nk'uko n'abandi baririmba, nyine habamo guhitamo bitewe n'icyerekezo korali bifite. Ikijyanye rero n'umurimo wakozwe, ni umurimo ukomeye wakozwe na korali Ababimbuzi, urimo kuririmba ubwabyo, urimo ubufasha butandukanye, urimo amavuna ntabwo biri bunyorohere kwibuka neza umubare w'amavuna, ariko icyo nibuka ni uko arenga 10. Amavuna yabaye na korali Ababimbuzi arenga 10. Irya mbere twaritangiriye Ibyumba, iryo ni ryo vuna ry'umwihariko twakoze bwa mbere dutangira. Irindi vuna duheruka gukora nka korali Ababimbuzi ku giti cyayo ni ivuna twakoreye i Rusizi Kamembe. Andi mavuna dufite special twayakoranye n'izindi korali zigize Unity Gospel Family. Noneho rero abo ba UGF twakoranye amavuna 2, rimwe ryabereye mu mujyi wa Kigali, irindi ribera i Rubavu. Ubwo ku rutonde rw'amavuna byo ni menshi kandi yagize umusaruro. Ibyo ni ibihe bidasanzwe korali yagiye igira. Hari undi mwihariko wa korali Ababimbuzi ujyanye
n'ibikorwa byo gushyigikira inyubako ahantu hatandukanye hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Korali Ababimbuzi yagiye ishyigikira umurimo haba mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu birimo u Rwanda, birimo Uganda, birimo Tanzania, birimo Burundi ho twabashije kuhakora n'ivuna ryihariye, yewe hatangirwa n'urusengero kubera korali Ababimbuzi mu gace k'aho bita mu Ngagara. Umurimo rero warakozwe kandi dukomeje no kuwukora. Icyerekezo cya korali ntabwo ari uguhagarara ahubwo no gukomeza umurimo. Ku bindi bijyanye rero no kuba hakorwa amateraniro mu buryo bwa online, ni byiza cyane, nacyo cyerekezo cya korali, kuko korali imaze iminsi igira ibitaramo kuri YouTube channel y'Ababimbuzi, abantu bakabikurikira kandi bakabyishimira. Nubwo bisaba imbaraga nyinshi, korali iracyubaka mu bushobozi kugira ngo turebe ko haboneka inkunga yatuma bidahagarara, ahubwo byaba kenshi biruseho. Ku bijyanye rero no gutekereza ngo hakorwa iki kugira ngo abakurikirana korali views bikomeze kwiyongera. Kwiyongera kwabyo bishingira ku rukundo abantu bakunda iyo korali mu by'ukuri. Ntabwo rero twabigirira impungenge kuko n'abandi n'ubundi bagiye baza, abantu bakunganira, abamambure bakaba benshi, bakohereza abandi bantu bakadukurikira. Ku bijyanye n'amaviews ntabwo twabihangayikira cyane, kuko n'ubundi intego ni ivugabutumwa kandi ubwo butumwa bukagira ababwumva n'abukurikira. Reka rero ngushimire ko nawe ufite umutima uzirikana abaririmbyi, uzirikana amakorali, uzirikana umurimo. Intego ufite ni nziza, ukomeze nawe kutubera umuvugizi, dore ko noneho wagiriwe ubuntu ujya naho wabona abo ubwira kuruta inaha. Nawe nibwira ko uzakomeza gushyiramo imbaraga mu gushyigikira amakorali, mu gushyigikira umurimo, kandi Imana izabiguhera umugisha. Ikomeze ikwagure, ikomeze ikwambika imbaraga, ikomeze guhire nk'umukunzi w'indirimbo mu buryo buzwi kandi bukomeye. Twese hamwe, atari twe gusa ahubwo n'abandi benshi badukurikiye hirya no hino ku isi, Imana ibahe urukundo rwo gukunda umurimo wayo no kudacika intege muri ibihe bya nyuma, ahubwo ngo twambare imbaraga zirenze zari zihari twamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Nanjye ndabigusabira mu izina rya Yesu, amen. Urakoze mwene data Moyize, abo twakoranye ikiganiro mwese murakoze. Imana ibahe umugisha. Aimable, Chantal, Edouard muri korali Patmos, Ange Beterne umuhanzi ukizamuka ukeneye urukundo kandi twarumwemereye, na Nzabandora Moyize perezida umuhuzabikorwa, ni byose kuri korali Ababimbuzi. Moyize turabizi, uruhare rwawe kuri korali turaruzi. Uwiteka Imana iri hejuru ya byose ijye ibikwibukira kandi ijye ibiguhera umugisha wowe n'umuryango wawe, kandi umugisha nanjye usabiye nanjye ndawugusabiye. Yesu aguhire. Mwese abadukurikiye turabashimiye, tubasabiye umugisha. Namwe mukore subscribe kuri iyi channel Indirimbo Nshya, kugira ngo dukomeze tubategurire ibiganiro byiza. Yemwe ibiganiro muzabibona byiza cyane kandi muzarushaho kunezerwa. Murakoze cyane, Imana ibagirire neza. Merakose umurimo w'Imana uzakorwa, ariko ubwo byamera kose umurimo w'Imana uzakorwa.